Uraho neza? Uraho? Se ko mukonje cyane kandi mbona bamwe muri mwe mwifubitse amazina kese niyaguye duhari. Amazina yanjye ni Twimana Rusi. Muka bibabwire turi urubyiruko ruhagarariye abandi muri urwo rugaga nyarwanda. Ubuhamya ni ikintu kirekire umuntu atavuga iminota afite hano ngo birangire kuko ni ibintu byinshi, ariko tugiye kubabwira mu minota mike cyane tubasaba kugira ngo mugire icyo mukuramo. Ni ibi bintu biri aho ngaho byo kubabwira inkuru zigatambuka, sibyo? Ego ngeze imyaka 25, ndi umumama w'umwana umwe w'imyaka 7. Ubwo nyine muri kumva igihe namubyaye ndi umunyeshuri nka bamwe muri mwebwe. Icyo gihe mbyara umwana urumva natewe inda itateganijwe, nananduzwa virusi itera sida. Murumva ari ibintu byoroshye? Ni ibintu bikomeye, ni ibintu bigoye kubyakira, ariko buri munsi uko mpura n'abandi bantu ubuzima bugenda buba bwiza kurushaho, sibyo? Rero nk'urubyiruko rugenzi rwanjye ndabasaba ndabinginga kugira ngo twirinde, sibyo? Virusi itera sida iracyahari kandi ntipimishwa ijisho. Ntabwo wareba umuntu ngo umenye ko ayifite, sibyo? Ego nitugapimisha ijisho twirinde, dukoresha agakingirizo, twiteho, twikunde, sibyo? Ego mugenzi wanjye nawe nagira ngo ababwire akantu gatoya. Abivuze ngo igihe gito ariko ndagerageza kwihutisha. Iyo ubuhamya bwacu n'abafite virusi ya sida ni ubuhamya bukomeye cyane. Iyo ufite ibintu byinshi bitandukanye, ariko ku rwego rwanjye nanjye nabimenye ndi umwana muto niga mu wa 6 primaire, kumenya ko mfite virusi binunguye. Babimbwiye kuko bari badupimye turi benshi, mvuga ko bibeshye bitewe n'uko badupimye turi benshi bibeshye ntabifite. Ndagerageza ubuzima busanzwe, ngeze mu wa 3 secondaire njyana kwa muganga, aba ari bwo tubimenya bwa kabiri. Tubimenye nibwo natangiye imiti, ariko mbere ko nangira imiti bwabuze bugoye, nananiwe kubyakira, nanga no kuyinywa. Mva mu rugo ndagenda mara icyumweru ntaba mu rugo. Nyuma nza kugaruka mubyaranganiriza, anjyana kwa muganga baramfasha bampa imiti, natangira ndayinywa, ntangira nyinywa nabi nabyumva, ariko muganga aza kumfasha aranganiriza, ambwira uburyo bwiza bwo kwifata, ndayinywa. Nyuma yo kuyinywa nagiye mpura n'ibibazo bigiye bitandukanye mu mashuri. Abanyeshuri bari hano bizi ibibazo bitandukanye bwo kubika imiti, kuyifata, kumenya igende bujye kwifatira, byari ibintu bigoye cyane, ku buryo no kwiga mu mashuri byagoranye, bigatuma mpora nimuka ku kigo kuko bagendaga babimenye. Ibyo bikagendana n'iki n'ubuzima bubi bugoye nagiye mbamo bwo kumenya ngo ngomba kunywa imiti buri munsi, naba nabyibagiwe nkaremba nkarwara. Ibyo byabaye ibintu bikomeye cyane kubera virusi itera sida. Nyuma yaho naje kubifata neza, nongera kugira ubuzima bwiza, mba umuntu ushimishije, mu munyeshuri mwiza, ndenga ndasoza amashuri yanjye yisumbuye, nsoza icyiciro cya 2 cya kaminuza. Ejo bundi ndaba mfite bachelors in mathematics and computer science with education. Urumva kwiga imibare ufite virusi abavuga ngo ni ibintu bigoye, ni ibintu bidashoboka, ariko birashoboka kuko no mu masomo yanjye nagiye mbona amanota meza, aho muri primaire nabaye uwa mbere mu karere kacu kabonabaga. Urumva birashoboka cyane. Ikintu nababwira, dufite byinshi dushaka kugeraho. Nanjye ndi youth ambassador muri Epepris, nkaba linked facilitator muri WCA, nkaba ndi n'umwe mu barimu b'abarezi bari kurera igihugu, n'umwarimu. Ndabashishikariza ikintu cya mbere, kwirinda virusi itera sida. Iyo ifite ubuzima bugoye, iyo ifite ubuzima ntabwo ari nk'ubw'abandi bantu, kuko akenshi ubitekerezaho ko wasubira inyuma. Ikindi, iyi miti dufata, iyi ngiyi tunywa buri munsi, ni imiti igurwa amafaranga menshi. Ikindi cya gatatu nababwira, niba utazi uko uhagaze menya ngo ufite ikibazo gikomeye, sibyo? Gikomeye cyane. Utazi uko uhagaze, utazi ufite virusi cyangwa se utayifite, ni ibintu bigoye cyane.
urasabwa iki rero? Hari abashyize ahantu ha teste ku masantere do sante agiye atandukanye, barapima kandi bapima abantu bose ibyiciro byose. Namwe bana abangaba ndi kubona hano mwakurikiye, ni byiza cyane. Mugere mbwira ababyeyi banyu babajyane kubapimisha, sibyo? Ntabwo ipimishwa ijisho, nanjye namenye niga muri primaire nk'amwe, sibyo? Murasabwa kujya kwa muganga mujyanye n'ababyeyi banyu bakabafasha. Mwe bakuru mumenye uko muhagaze. Ikindi nababwira, iyo ubu usanzwe ufite virusi kugira ngo hari imiti igufasha, bababwira n'ubundi buryo butandukanye bwabafasha igihe basanze bafite virusi. Gutangiza umuti ntabwo bisaba igihe kirekire kandi iyo miti ntabwo igurishwa. Ikindi kintu ushaka kubabwira ni uko nyuma yo gusanga ufite virusi itera sida ubuzima burakomeza, ntabwo buba burangiye, bukomeza nk'uko bisanzwe. Ibanza kugorana ariko ubuzima burakomeza. Niba uri umunyeshuri ushaka gukomeza kwiga, niba uri umubyeyi ushaka kurera neza abana, ubuzima burakomeza. Ntabwo bivuze ko ubupfuye, ntabwo bivuze ko ubuzima buba burangiye. Ikindi nababwira ni uko byaba byiza kwirinda mbere yo kwivuza. Umuntu utabyumva yumva ari ibintu bisanzwe. Ubu ngubu abajene ntibakibitinya, babiciye amazi, ntibagitinya sida ngo batinye inda, ariko umwana uramubyara akabaho, ariko virusi itera sida yo ntabwo ikuvamo, ubana nayo ubuzima bwose. Byaba byiza rero twirinze, abana b'abakobwa twirinda abantu badushukisha ibintu by'amafuti. Uko byamera kose ubuzima urimo niwe wo kubuhindura, ukava mu byo wari urimo, ejo ukazabaho neza. Nuramuka wangije ubuzima bwawe ukagira virusi itera sida, ntabwo uzaba upfuye, ariko hari ikintu kinini kizaba cyangiritse ku buzima bwawe. Rero ndabasaba cyane mbinginga ko buri wese yamenya uko ahagaze. Usanze akiri muzima agakaza ingamba zo kwirinda, kandi usanga yaranduye virusi itera sida akajya kwa muganga bakamutangiza imiti atarazahara, bimuganisha no ku rupfu. Ngira ngo hano mwaje muri bake, ariko mufite inshuti zanyu, abo mukorana, abo mwigana, mugende mubashishikarize. Kuba twaje hano hari utundi turere dutandukanye twakwiye kuba twagiyemo uko ubukangurambaga, ariko hari ikomeye yatumye leta ibatekerezaho. Uko mwaje muri bake mubwire benshi, uwo mubana, uwo mukorana, abana mwigana, wambwire ngo hari indwara yitwa sida, irica kandi iyo wifashe neza uririnda ntuyandure. Ikindi twabwira aya makuru tuyatanze ari make pe, ariko hari uburyo butandukanye dukomeza gutangamo amakuru. Ufite ikibazo wabaza, kugira ngo mugenzi wanjye atubwire uburyo butandukanye mwabonamo amakuru. Niba mukoresha n'amatelefone ya smartphone, hari uburyo bwabafasha. Bafite telefone dutoya, hari uwo mwahamagara aradufasha aturangire. Ego tuba ku mbuga nkoranyambaga zose, ama YouTube, Twitter, Facebook, ahantu hose. Ariko ugize ikibazo ku bijyanye na virusi itera sida cyihutirwa, hari imirongo yo muri RBC, ariko natwe tugira umurongo 12 45. Ikibazo cyose waba ufite iyo uhamagaye 90% kibasha kubonerwa igisubizo. Ikindi turi gusoza, umuntu ufite virusi itera sida ni umuntu nk'abandi, nimukabaha akato, sibyo? Kuko mubaha akato mutuma batinya kubegera ngo bababwize ukuri, ejo bakabanduza, kubera yuko batinya kubabwira uko bahagaze, ko bazi ko ejo muzabaha akato nimwongere kwemera kubana nabo. Mwange virusi itera sida, ariko abantu bafite virusi itera sida nimukabange, sibyo? Ni abantu nk'abandi, ni abantu babaho ubuzima busanzwe nk'ubwo mubamo, ariko iyo mubahaye akato mukabaheza bituma babaho ubuzima bwo kwiyanga no kwiheba, ntibite no kuri bagenzi babo, sibyo? Murakoze cyane, murakoze kwitabira ubutumwa mu njyane irangira aha ngaha. Nshimiye kuba mwabashije